morning, church. Mwaramutse torero. My name is Olivia. Nitwa Olivia. Thank God He allows me to stand here in this morning to share my testimony. Nshimiye Imana inshoboje guhagarara imbere ngo mbasangize ubuhamya. When I look back my life in 2024, the first thing I think of is God allowed me to discover the true image of myself. Iyo nsubiye mu buzima bwanjye mu mwaka uhise wa 2024 mbona Imana yarankundiye kumenya ishusho yanjye nkimenya. The beginning of 2024, I was looking for something new to live a different life from my past life. Umwaka ugitangira 2024 nafite icyifuzo cyo kubona impinduka mu buzima idahuza nuko nabayeho mbere. So I tried a transfer exam and also applied for an internship in abroad. Rero nagize gahunda yo gushaka kubona kwimenyereza umwuga hanze y'igihugu cyacu. However, those did not work. Gusa ibyo ntibyampira. As I experienced those failures, my heart was unsure what to do for my future. Rero igihe nabonye nsinzwe natekereje uko nzabaho ahazaza hanjye. At that period, GNC program has announced and I also got the announcement. Muri ibyo bihe gahunda y'ubu bukoranabushake iratangazwa nanjye itangazo rinshyikaho. From that point, I started to consider applying GNC. Mpereye ubwo nanjye ngira igitekerezo kibisaba ngo nzaba umukoranabushake. And then I decided to come to Rwanda as GNC, even though I have never considered about GNC ever. Naje mu Rwanda nk'umukoranabushake nubwo mbere bitari mu byo natekerezaga. Throughout this journey, I can surely say God has led me up to here. Nakwanzura ko binyuze mu byose nakomoje hari Imana yanyoboraga kuzaza kubino. God knew if He does not give me these situations, I'm not the person who can bring my body and my heart up to where I am. Mu by'ukuri Imana itanyuza muri ibyo bihe ntago nari umuntu wabasha kugenga umutima wanjye n'iby'umubiri wanjye neza. If I did not face those experiences, I could not know my level of the world of the heart and how I have been deceived by Satan. Iyo bitanyura mu ibyo bihe nanyuzemo sinabibonye ikigero ndiho cy'isi yanjye y'umutima ndetse n'ikigero ndiho mu kumenya. Satan kept covering my eyes from discovering the problem of my heart and led me the narrow way I have been lived until now. Satani yahumye amaso y'umutima wanjye sinamenya ibishuko bye n'uburyo mfunganye mu by'umutima. He deceived me into thinking that I'm okay, but this circumstance brought me difficulties. Yanshutse ko nda amahoro. This is why I kept looking for the new environment. Maze nkajya mpora nshakisha gusa imibereho mishya cyangwa imibereho myiza. However, God has showed me how much ignorant I am regarding of the world of the heart. Ariko Imana ye yampaye gutahura ukuntu nari umuswa mu byo kumenya imibereho y'umutima wanjye. And allow me to be cut off from the thoughts that I possessed until now. Maze Imana inkundira gutandukana n'ibyo bitekerezo. I give this glory to God and also appreciate Pastor Ko and Samonin Ko. Mimbaje Imana, ndashimira Imana cyane ndetse ndamushimira n'umushumba ko n'umufasha we. And also thank to church brothers and sisters who delivered me warm heart. Ndanabashimira namwe mwese bene data buryo mwanyakiranye umutima w'ubwuzu. Thank you.